Veronica yakoze ikintu na n'ubu cyanze kumvamo. Ntabwo nzabyibagirwa pe. Yarapfuye ansiga njyenyine kandi ubukwe bwacu bwari buri hafi. Tugiyunguka njyewe nawe mu muryango wanjye, nasanze iwabo harabaye amatongo gusa. Nagerageje gushaka amakuru ya Veronica ariko bose bakambwira ko yapfuye umunsi twahungaga. Ibyo byakomeje gutyo kugeza ubwo nawe umubiri we wabonywe ndetse n'abo mu muryango we bose, maze bagashyingurwa mu cyubahiro. Reka nongere mfate umwanya mbashimire mwebwe turi kubana muri uyu mwanya. Ndabibutsa gukora subscribe niba mutarayikora kugira ngo mukomeze kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira. Igihe mukomeza kubana ni Kayitesi Eden. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu munsi nanone twabateguriye iyindi nkuru y'urukundo irangira. Gusa iyo ntabwo irangira nk'izindi nkuru z'urukundo musanzwe mumenyereye. Iyi ni inkuru yanjye. Nifuje ko amazina yanjye atamenyekana kubera impamvu zanjye ku giti cyanjye. Ubusanzwe ndi umupadiri, gusa njyewe umuhamagaro wanjye utandukanye n'uw'abandi bapadiri musanzwe mumenyereye. Uru ni urugendo nanyuzemo kugira ngo mbe padiri. Nakuze iwacu turi Abagatolika, maze nanjye nkura ndiwe kuko umuryango wacu wose niko wari umeze. Nakuze numva nzavamo papa mwiza nka papa wambyaraga ndetse nkazanabyara abana benshi, cyane ko n'iwacu tutari benshi. Ntabwo twari twaragize amahirwe yo kuvukana n'abana benshi. Ubwo nibura numvaga ko nimbyara abana bake nzabyara nk'abana 10. Iwacu ubusanzwe twari abana 3. Twari abatunzi batunze inka nyinshi cyane ku buryo navuga ko nta kintu twari tubuze. Mu gihe nakuriyemo, ubwo ndavuga muri iyo myaka, nagendaga mbona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bimwe sinari nzi ubusobanuro bwabyo ndetse sinzi n'uko nari kubifata. Icyo nabonaga ni ubukire bw'iwacu n'imibereho myiza, ariko impamvu nayibonaga gutyo ni uko nari nkiri umwana ntasobanukiwe ibyariho. Uko nagendaga nkura niko nagiye nsobanukirwa ibyabaga muri icyo gihe. Nasobanukiwe ko iwacu twari Abatutsi, ngo bitewe n'uko papa yari muremure, ngo n'utundi tuntu ngo agiye afite ku mubiri we, ngo nk'amazuru ye, ikindi kandi ngo akagira inka nyinshi cyane. Nk'abandi basore nanjye nagize igihe cyo gukundana, maze ngiye gukunda nkunda umukobwa wabo bitaga Bahutu. Naramukundaga pe, ndetse nawe yarankundaga. Nari mbizi kandi mbyizera kuko niwe mukobwa wari ufite ubusobanuro kuri njye. Nanjye sinzi uko nari kubisobanura. Yari afite ubusobanuro burebure ku buzima bwanjye. Nubwo ababyeyi bacu haba ku ruhande rwanjye ndetse n'uruhande rwe badushyigikiraga, iwabo mu miryango bo baraturwanyaga cyane. Gusa ibyo ntacyo byari guhindura ku rukundo rwacu kuko twarakundanaga cyane. Veronica yarankundaga cyane ndetse nanjye nkamukunda. Buri wese wari utuzi yari kubihamya. Twari twarasezeranye ko tuzabana mu bibi no mu byiza, ko nta kizadutandukanya. Bitewe n'ibyo nagendaga mbona, amahano yari yaraguye mu bantu maze bangana ntacyo bapfa. Najyaga mubaza nimba adaterwa ubwoba no gukundana n'umuntu witwa Umututsi, wari nk'ikizira muri icyo gihe, ndetse witwaga Inyenzi, Inzoka n'andi mazina adakwiriye ikiremwamuntu. Ariko we yambwiraga ko ibyo ari amazina gusa, ahubwo ko turi Abanyarwanda kandi ibyo nta cyabihindura. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko n'urukundo rwacu rwagendaga rukura. Ubwo byagezeho nsaba iwacu ko bajya kunsabira umugeni wanjye nakunze, maze imiryango irahura. Ubu munsi habaye akaduruva bitewe n'uko base wabo wa Veronica banze ko imiryango yombi yashyingiranwa, ngo ntibashyingira umukobwa wabo mu Nyenzi n'Inzoka kandi hari abantu bazima, ndetse bongeraho ko ari iminsi mike bagatsemba Abatutsi bose. Icyo gihe kandi banatunze papa urutoki bamubwira ko ari we bazaheraho. Ubwo babivuga mu mazina bati, wowe Gakire umenye ko umuryango wawe ari wo tuzaheraho. Dutindijwe n'iminsi. Naho ibyo kuvuga ngo tubaho umukobwa wacu, ibyo byo mubyibagirwe. Keretse namurindirira ikuzimu, kandi nabwo nituba turiyo mumenye ko ntabwo butazataha. Uwo munsi nagize ubwoba bwinshi cyane, ariko byari byaramenyerewe hose kuko imvugo yo kwica Abatutsi yari yarakwiye hose. Twari twarabimenyereye mu matwi yacu. Igihe cyose iyo bavugaga kwica Abatutsi, babivugaga berekeza iwacu ko byose ariho bazabitangiriza ku mugaragaro, maze tugaserukira abandi.
gusa ibyo ntabwo byadukangaga kuko twe twarabimenyereye. Ubwo uwo munsi bikimera kugenda gutyo, ababyeyi bacu twembi bemeje ko bagiye kuba babisubitse maze bakazareba ko hazaboneka agahenge maze bakazabikora nyuma. Ubwo uko iminsi yagendaga yicuma niko ibintu byarushagaho kuba bibi cyane, ari nako bakomeza kwigamba ko bazatwica ndetse bakongeraho ko na Veronica n'ab'iwabo bose nibareba nabi bazaduherekeza tukajyana gushyingiranira ikuzimu. Nyuma y'iminsi mike noneho ibintu byari bimaze gufata indi ntera. Ndibuka umunsi umwe hari ku mugoroba maze papa baramuhamagara. Ubwo yaritabye asangana umugabo wari inshuti ye wabaga mu ngabo z'igihugu muri icyo gihe. Yambwiye ko agomba kurara ahunze kuko iryo ryari ijoro rya nyuma maze bagatangira igikorwa cyo kwica abatutsi ku mugaragaro. Uwo mugabo yamubwiye kandi ko hari ahantu twamusanga akareba uko yatwambutsa tukajya hanze y'igihugu aho nibura dushobora kubonera umutekano. Tukimara kubyumva papa yahise adusaba ko twakwitegura vuba bishoboka, ubwo tukagenda nk'uko uwo mugabo w'inshuti ye yari yabivuze. Kuri njye numvaga nta mahoro mfite, nashaka kujya kureba Veronica nkamusezera ndetse nkanamwibutsa ko nubwo ngiye kugenda urukundo mukunda rutazagira ikiruhungabanya na gato. Gusa ntibyari gushoboka kuko bari batubwiye ko nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko tugiye guhunga. Nubwo byari bimeze gutyo, n'ubundi Veronica inshuro nyinshi yajyaga ambwira ko nabwira ab'iwacu tugahunga hakiri kare. Yambwiraga ko ba se wabo baba bakomeje kandi bahora bigamba ko umunsi nugera ari twe bazaheraho. Ubwo rero numvaga ko Veronica nibucya agasanga tudahari arabimenya. Nk'uko ya nshuti ya papa yari yabipanze kuko yatubereye imfura maze nk'uko yari yabipanze tumusanga aho yari yatubwiye. Nuko nk'uko yari yabivuze atugeza ku mupaka ubwo turambuka. Uko twagendaga nagendaga ntekereza ku mukunzi wanjye nayo narihebeye. Natekerezaga ukuntu kubana kwacu byari byaranze inshuro nyinshi ndetse nkanibaza igihe bizakunda nkabana n'uwanjye iteka ryose nta kitumbangamira. Uretse ko aho twari turi hatari iwacu, ubuzima twabagamo ntabwo bwari bubi pe, kubera ko igihe twahungaga papa yari yafashe amafaranga ahagije yo kuzadutunga mu gihe twari kuba tutari aho ngaho. Iminsi yo nabonaga igenda gake cyane, numvaga nkumbuye kureba mu maso ha Veronica ndetse nari nkumbuye n'agaseko ke keza pe, numvaga mukumbuye cyane. Iminsi yaricumye maze tuva mu buhunzi turataha. Birumvikana ko nta kindi nashaka kubona nk'umukunzi wanjye Veronica. Nkigera mu gace twabagamo hari amatongo gusa, wabonaga ko hari byinshi biri gusanwa byose byarangijwe. Ubwo twasubiye aho twabaga dusanga ibintu byinshi byarangijwe ibindi byarasahuwe. Uwo munsi ntabwo nigeze mbona Veronica cyangwa uwundi wo mu muryango we, gusa nawe iwabo hari amatongo ndetse n'inzu yabo yarahiye cyane. Umuntu wese nageragezaga kubaza yambwiraga ko nta makuru ye afite. Uko nakomezaga kugenda mbaririza amakuru ya Veronica niko bamwe bagendaga bambwira ko yishwe ku munsi wa mbere. Gusa ayo makuru ntabwo nayizeraga kuko ntabwo niyumvisha ko yaba yarishwe, cyane ko wari umuhiga icyo gihe yari umututsi mu gihe w'iwabo bari abahutu. Ayo makuru kumva byanteraga ubwoba bwinshi cyane maze bigatuma ntabyizera kugeza ubwo umunsi umwe muri gacaca umwe muri ba se wabo wa Veronica yemeye icyaha maze agiye kuvuga abo yishahira ku muryango wa Veronica. Yavuze ko ijoro twahunzeho mu gitondo baje kutwica bakatubura maze bagahita bajya kwa Veronica kubaza aho twaba twagiye, gusa kuko ntaho bari bazi babifashe nko guhisha umuryango wacu maze babicira aho ngaho ndetse babajyana kubajugunya mu cyobo hamwe n'abandi bishe maze iwabo hose barahatwika. Nkimara kubyumva byarandenze, numvaga ari njye watumye Veronica yicwa. Muri iyo minsi kubaho byarangoye, numvaga kubaho ntacyo bivuze Veronica adahari. Mu rugo bagerageje kunganiriza inshuro nyinshi ariko biba iby'ubusa. Ubwo byakomeje gutyo kugeza ubwo banshakiye umupadiri wo kunyigisha no kumfasha nkava muri ubwo bwiguge bwo kubura umugeni wanjye. Buri nshuro yose natekerezaga Veronica nibukaga ko ari njye watumye yicwa.
kumukunda nawe akankunda nibyo byatumye apfa azira njyewe. Uwo mupadiri yamuje n'abandi bari bafite ibibazo bijya gusa n'ibyanjye, maze akora ishuri twahuriragamo akatwigisha akanatugira inama. Nyuma y'igihe naje kwiyakira, gusa byarangoye. Nakiriye ko Veronica adahari kandi ko agomba kubaho adahari. Maze kubona ko wari umukunzi wanjye atagihari, nibwo nafashe umwanzuro wo kwiyegurira Imana, mbifashijwemo na wa mupadiri, nuko nanjye njya mu iseminari kwiteguriramo urugendo nari ntangiye. Kuva icyo gihe nabaye padiri, gusa Veronica ndacyamwibuka kuko yapfuye azira njyewe. Ndacyamwibuka kuko yapfuye azira ko namukunze nawe akankunda. Nizera ko Yezu nagaruka njye na Veronica tuzongera kubonana nkamushimira. Nzamushimira ku budahemuka n'urukundo yangaragarije mu gihe yari akiriho. Inkuru yanjye.